ubwo bwarakeye rero mu gitondo tujya ku rufunzo, hari kuri 30 z'ukwezi kwa kane. Tugeze mu rufunzo bica abantu, hari abantu bari baragiye n'Igitarama, abantu b'Imana bisha abantu barica. Uwo munsi hari umuntu waje, niba yarari mu yari afite agasari n'ak'interahamwe kugira ngo aduhugahuze, atubwira ibintu by'inkotanyi ko yagiye ngo kuzisura Ikinihira. Tuguma aho dutinda kujya mu rufunzo nk'uko twayaga turuta, maze icyo gihe igitero kiraza cyabasanzemo kiri handi mu rutoki. Ahitwa Intarama turi kumwe n'umubyeyi yarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri kano karere. Tugiye kumwakira atwibwire amazina ye ndetse ahite anadutangirira inzira ye igoye y'amahwa yo muri kiriya gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Muraho neza, tubahaye ikaze. murakoze. Nitwa Konsesa Dusengeyezu, nkaba ndi umubyeyi utuye inaha kandi waharokokeye. Yego, Jenoside yabaye ifite imyaka ingahe? Jenoside wari ufite imyaka ingahe y'urubyiruko? nari mfite imyaka 28. Wari umumama cyangwa wari ukiri umukobwa? Nari mfite abana babiri, ubundi yari gato cyane. Yego, mwadutangira igitondo kimwe mukabona ba bantu bari abaturanyi, bari inshuti, abavandimwe, babyutse babahiga nk'uhiga inyamaswa. Yego, hari nimugoroba Habyarimana imaze kuhanuka, twabimenye kuko twari twaryamye. Buracya mu gitondo dufungura radiyo dusanga harimo musique classique. Noneho abantu baratubwira bati ntabwo mwamenye ibyabaye. Hari umuntu w'umuturanyi ati ntabwo mwamenye ibyabaye. Ati perezida indege yahanutse kandi yahiye. Ubwo ako kanya musique classique yava kuri radiyo kumva ngo buri muntu wese ahari aguma, ubu dushaka ngo agatsiko k'abantu barenze 2 cyangwa 5. Ubwo tugumaho tugira ubwoba, ariko abagabo bakajya bagenda kubera twari duturanye n'amaserire yari yiganjemo interahamwe, ariko umurenge wacu wa Ntarama wari wiganjemo Abatutsi. N'ubundi yari segiteri Intarama mbere ya Jenoside? Yari segiteri Intarama. Noneho ubwo aho twari duturanye nk'aha hirya hano ku Kibungo nibo bashakaga kudutera, hari n'ahandi za Musenyi, za Rurindo. Ubwo bibaye aho ngaho bigejeje ku itariki 9, abantu batangira guhunga bambuka amazi bagenda iyo ngiyo za Gitarama bambuka, ariko kuruzi hari n'ubundi Abahutu wahagera bakakubwira bati duha amafaranga, baba bakuziho amafaranga, niyo utafite bakayakwaka bati duha amafaranga tukwambutse hakurya. hariya bavuze ko uzambuka agashanga ari we uzagira amahoro, wigendere usige abantu binaho. Ubwo rero hakabaho uwo yabahaye bakayemera bakamwambutsa, abandi bakabajugunya mu ruzi gutyo. Noneho ababashije kugera hakurya bagiye babona ku munsi wakurikiyeho ku itariki 10 bumva interahamwe z'i Bugesera zigamba ziti turabatsembatsemba tubamare. Bo rero bakavuga bati bariya abantu basigaraga muri Ntarama bakora iki, basigaraga i Bugesera bakora iki, ko twebwe twiyombokiye tukigira bati n'akazi kabo nimubareke bapfa. Ubwo byabaye aho ngaho, ariko baduhiga cyakora ijoro ntabwo baduhigaga kubera ko twebwe twari Abatutsi benshi. Noneho Abahutu kugira ngo baze kutwica babanzaga babanje gutinya kuko bumvaga ko ngo bashobora kuza nabo oya baherekanyaga amakuru bakaza birunze ari benshi. barabatinyaga kuko mwari muhaciye muri benshi hano. Ariko abenshi bagiye baza nabo baturutse mu yandi masegiteri bakirunda n'ahangaha dore twabaga hano hakurya ku mashuri hariya ko bahitaga ku rubuga ku bitero. Noneho ubwo byagejeje ku itariki 13 abantu bamaze gucika intege n'ubundi mu masegiteri duhana imbeho abantu bose bashize.
noneho ku itariki 16 abantu ba Nyiramatuntu barambutse bava Nyiramatuntu baza ahantu hitwa Icyugaro. Baraharaye rero baharara batitaye ngo hasi impazi. Rero baraye aho ngaho Icyugaro kuri 13 14 tugiye kubona Cyugaro niyo bajyaga batinya kubera abo bantu benshi abatutsi benshi bari bahatuye n'abandi bo mu yandi masegiteri bari baraje bakazi n'ahangaha tukisungana kuko ho bari bazi ko n'ahangaha abatutsi benshi. Bakeye rero kuri 14 tubona noneho nabo bahanye gahunda yo kugira ngo baze ari benshi baze kutwica benshi. Baraje batangira gutwika, baratwika bica abantu. Abagabo bari bakundaga kujya ku murago w'ahantu bakumira igitero cy'indimi, bagiye kubona babona abantu baraje bambaye amakoma, abandi bambaye ubuso murabuzi. Ubuso ni ibintu bimera mu rufunzo bakunda kwengesha bameze nk'abanyura umujyi, amaso atukura, bafite intwaro zose za gakondo. Nuko uyu mugabo wanjye yari ari muri abo bantu bagiye mu gitero. Ubwo baravuga bati mwebwe abatutsi mwagahambamwe. Umugabo yari yagiye gukumira abo bantu, yari kumwe n'abandi batutsi bari bagiye gukumira abo ngabo bashaka kubica. Ubwo rero babona noneho isura si yayindi. Ubwo barirutse bazamuka ahantu hitwa ku Kinyana, hari agasantere. Bagira batya basimbuka urugo kuko bari bazi naho cyane. Abandi basigara bari bamaze kubasatira ngo bice, basigara bari mu gusahura kuri iyo santere. Ubwo barirutse abantu bari bazi bari mu rugo bati nimugende muze tugende twihute nyamuneka, noneho ntabwo ari bya bindi twabasubizaga bagasubirayo. Ubu noneho byakomeye. Ubwo yaraje avuga ati mu rugo nasize abantu benshi baharaye, none ubu ngubu ntabwo wari bumenye. Abandi bati waretse tukigendera tukabaza atoya, ati barabahamarira bose, ati ni benshi. Nuko araza aratubwira twari twaterekeranyije inkono tugira ngo tubarame, bamaze iminsi ngaho yose nta kintu bashyira ku munwa. Nuko araza aratubwira ati mubireke tugende. Noneho nanjye nkavuga ngo ariko se umuntu bamwica nta kintu yakoze, nta ntambara agiye narinze, nta kintu cyo kwica narinze, nimwaretse tukaramira abantu. Ati bino nimubireke, nitubaho tuzajya, nitutabaho kandi noneho ibintu birakomeye. Noneho mu gihe tukibivuga gutyo tubona imyotsi, kuko abantu bari bafite inzu nyinshi za nyakatsi, tubona imyotsi turiruka. Ubwo turiruka kuko bari barabimenyereye, twari nibwo bwa mbere twari tubibona. Turiruka tujya hano hakurya hano ku Butera. Tuhageze tuhahurira n'abandi batutsi benshi bari baturutse za Nyamabuye, za Kanzenze, za Kayumba. Babaye benshi intera hamwe. Ubwo ngubwo nabo birwanaho bahita bazisubizayo. Tugeze aho ngaho ku Butera, ubwo twarakomeje. Umugabo aratubwira ati muri CND hariyo inkotanyi 100,000. Ati none namwe muraho mushi tugende umuhanda wose nta bantu tutise ko barimo kwica. Ati reka nta bantu bica abantu bangana batya mu muhanda ntibishoboka. Ubwo twarakomeje turagenda. Abana bandi ngo wese uwo mwana hari n'akandi nareraga, nari imbere nyina wabo, sinarinze ahantu bari uretse ako gahinja nari mfite gatoya mu mugongo. Turagenda turi kumwe n'uyu mugabo. Ubwo twaturutse ku Butera turagenda tugera hirya hariya ahantu mwabonye hari umudugudu hirya hariya gatoya y'umurenge. Tuhahurira n'abagabo babiri. Umugabo umwe aravuga ati musubire inyuma, undi ati tugende tujye muri CND i Kigali, nta muntu wica. Noneho rero kuko twari ikivunge cy'abantu benshi, igice kimwe cyumvira wa undi, bamwe baragaruka, mu bagarutse nanjye ndimo, abandi barakomeza. Abakomeje rero bageze hariya ku Kagera, barabatangatanga barabica bose, nta n'umwe wasigaye. Twebwe rero twagarutse n'aha twaraje tujya hano. Bari bakomeje bavuga ngo bagiye kuri CND bagiye gusanga inkotanyi. Turagaruka twebwe tuza hano ku Kiliziya yabaye tuhasanga abantu benshi. Turagenda tujya kuri aritari tukajya tubyina Imana iri turokore abapfiriye mu kuri kwa Nyagasani, kuko nari mfite akana gatoya kagahinja. Mbona abantu baragacura umwuka, bigeze aho ndasohoka. Ngeze hanze tubona imodoka ya Daihatsu iri kumwe n'abantu b'abasirikare. Noneho mbabonye ngewe ndavuga ni bari abantu baje kudukiza. Naramanutse ngera ku muhanda
mpageze ndababwira nti abahutu bagiye kutwica. Ati se abahutu ni abameze bati? Abahutu ni abantu bafite imihoro irabagirana kandi nta kintu twabatwaye. Barambwira bati noneho abatutsi mujye haruguru y'umuhanda, abahutu bagume hepfo y'umuhanda. Nese baratwemerera? Ati turaje tugikemure. Naho bari bagiye hariya hakurya ku Kibungo, hari umugabo wari perezida w'interahamwe ngo abahe ayandi masasu n'ayandi magrenade. Baragiye barabizanye, bahageze ukagira ngo ni abajandarume baje kubakiza kandi ubwo baraje basanga tukiri hahandi. Nanjye mbonye iyo modoka ntangira kugira icyizere, maze badufatiye amasasu bashyize mu mbunda n'amagrenade, baraturashe turiruka tugera gutyo kumva amasasu anyuze hano, abantu benshi barahashirira kugeza ubwo nabo amasasu abashirana. Maze kubashirana rero barigendera, ariko dusigara twangabaye. Ubwo rero byageze ku mugoroba nka 11:00, umugabo wacu araza arambwira ati urakora icya, abana bakubuze bari hariya ku gutera ku mashuri, nawe uri aha ngaha. Ntabwo nari nzi ko bakiri. Ati barahari, ati genda, ati mujye kureba ukuntu mwabaramira. Nese ubu turasubira ku isambu turabaramira gute? Ati vayo. Ubwo navuye hano ku mugoroba, narayagiye ngeze aho ngaho ku gutera, nsanga utwana kuko turimo turarira inzara, abantu bose barira, abana bose baturutse imihanda yose nakubwiye, inka zabira. Nuko turagenda tureba ahantu hari umuntu warahinze ibijumba byari byarakunze birera. Nuko mbona ahantu ncukura ibijumba ndazana, bari bacanye umuriro botanokereza abana barariye. Buracya mu gitondo rero ku itariki 15, noneho turavuga tuti abana baraye ubusa, reka tujye gushaka ikintu twabatekera. Abandi bati iwanyu barangije ku inzu bayisambuye, banafashe amapiki barahinga inzu iri hasi ntago wamenya, none ngo urasubirayo. Ati n'umusubirayo barakwica. Nuko tureba hafi aho ngaho, nabwo mu gihe tugishakira abana icyo kurya, bigejeje 4:00 z'amanywa, twumva amagrenade, haza umuntu yirukanka ati ku rwibutso bambe mu kiliziya, abantu bose bari barimo. Bati bose barabamaze, bati nta muntu n'umucitse gucuma, bati na kiliziya bayitwitse. Nuko ndavuga nti Imana we, nanjye n'ejo nanjye mba mpfiriye hamwe nabo, ntiyo ntarara ngarutse hano ugiye kureba abana. Yego, burakeye mu gitondo ntabwo byahagarukiye aho. Ubwo bahize noneho bakomeza umurego, bohereza igitero cyaturutse ahantu hitwa Inyaranazi, ikindi gituruka i Kayenzi, baraza. Noneho ku wundi munsi rero wakurikiyeho haje umusirikare mu bantu twari turi kumwe, avamo aramurasa, amurashisha intwaro ya gakondo yuriye igiti. Umusirikare arapfa, abantu b'imbunda babaza mu bantu twari kumwe, umuntu uzi imbunda asanga n'umugabo yari hepfo kwa yitwa Haragira, bamuhaye iyo mbunda. Ariko baramubwira bati turamenye wowe uzaburitse kurasa, tubanze turebe bariya bantu. Buracya nanone bohereza ikindi gitero, nanone barwana nacyo, bongera kwica umusirikare, bafata indi mbunda ya kabiri, zibaye 2, bareba undi muntu uyizi nawe arayifata. Barebe ko barwirwanaho, ariko bababwira bati muramenye muzabe muretse kuzirashisha. ariko ubwo mwarazihishaga kugira ngo twarazirukankanaga. Interahamwe twahuriraga ko twahuraga zitwica gusa, bari kuzibona gute? Ubwo rero ku wundi munsi wakurikiyeho, noneho haje abajepe baza imodoka, muzi urusaku rwa bisi, ariko baje muri bisi itavuga. Mwabantu ibyo bintu byarantangaje, bisi ntiyigeze ivuga n'urusaku rwayo. Nuko tubona duhagaze ku mashuri, turebye gutya mu muhanda, abagabo nk'uko bari basanzwe bajya gukumira ibitero, basanga bambaye imyenda ya gisirikare gusa. Barabwira bati noneho byarangiye, nimuze twirukanka. Bati mwigira ubwoba, bati nimuze tugende, mwebwe murahunga muzarenganurwa, nande murahunga muhungirayo. Bati umuntu usubira inyuma namwe mu mwice, nawe ari imbwa arabashaka kugira ngo musubire inyuma. Abandi bataye, abarebye kure barirukanse, turirukanka, nanjye ndimo turirukanka. Abandi bagiye bavuga bati koko reka tugume turwane nabo, abo bantu barahashiriye.
babakubita za grenade, babakubita za bayonet, barabica, ariko barabica cyane. Noneho ubwo ngubwo nibwo twamaze kwiheba, abasigaye baravuga bati ibi bintu ntabwo ntawe dufite uturengera. Ubwo hari umugabo wari perezida w'interahamwe muri serire yacu witwaga Ngango, arara yakoresheje igitaramo ubwo twabaga ku mashuri, ku muntu yarabyumvaga iyo mu kwa kane imvura yaragwaga, iyo akavura kabaga gahitutse amajwi yarihutaga, nuko akabwira interahamwe zo mu Gunga, akababwira ati uwabatuma ku bitera mwajyayo, bakajya babyina cyane bishimye ngo twajyayo, ngo gukora iki, ngo kubatsembatsemba. Ubwo koko bwarakeye mu gitondo ayobora igitero afite grenade n'abandi araza, bari bagiye inama. Hari igitero cyari giturutse Kayenzi, ikindi giturutse i Nyarunazi, n'ikindi giturutse mu Rugunga, kugira ngo bose baduhurize hagati. Iby'Imana ikora rero niba ari kugira ngo ubwoko bw'Imana buzasigare, ubwo niwe wabanje imbere ya bya bitero kugira ngo bitugereho. Aje mu gihe bagiye kugikumira, atera grenade, abantu bari bamwegereye, aravuga ngo ndaje mbamare mwagashira, za ekara ziramufata, yikubita hasi, kandi yari yambaye hasi ikabutura ya siporo, hejuru nta kintu yari yambaye, yari umuntu ubyibushye cyane. Ubwo yikubise hasi rero ze gupfa, bya bitero byagize ubwoba bisubira inyuma. Ibintu biratuyobeye, tugende tujye mu Rufunzo, ahantu hagari, aba ariho twirwanaho turi. Ubwo uwo munsi twavuze ngo turajya mu Rufunzo, tubona interahamwe ziraje, tujya ahantu hitwa ku gasozi ka Rwimpiri. Tugeze ku gasozi ka Rwimpiri dusanga hariho ibitare, ni agasozi gaforomye gaforomye nk'ikirunga. Noneho tukicaraho, hariho ibitare by'amabuye. Tuhicaye twumva hari umuntu wari ufite radiyo, twumva radiyo Muhabura ivuga ya 6:30 ndabyibuka, ivuga ngo ahantu hitwa ngo Ibicumbi ngo hageze inkotanyi. Ibicumbi ubwo hari muri hahoze ari kwa Semanza kera, ubu ni muri Rwamagana, ni mu karere ka Rwamagana, hari muri Kigali ngari. Icyo gihe hari Kigali ngari. Ubwo rero nibwo bavuze bati abantu bazi Ibicumbi ni bande, kubera hari iwacu. Ndavuga ngo ndahazi. Bati se tuzajyana gute, ufite umwana urira, ubwo wowe uzagenda umwana urira ntuzatwicisha. Noneho rero ndavuga, umugabo wanjye aravuga ati ndahazi. Ati se wowe uzatujyana, ari inkotanyi zageze usiga umugore wawe? Bati yewe, bateye ubu ngubu tuzagenda ari nijoro nta muntu uzatubona. Mu gihe rero turimo kunoza ibyo ngibyo byo gusanganira inkotanyi Ibicumbi, turimo kubinoza, tubona interahamwe zimanutse ku gasozi, tuzireba zambaye amagrenade, tubona ziraje. Noneho abantu twari kumwe baratubwira bati rero aka gasozi niko Imana yaduhaye kuzakiraho cyangwa kuzapfiraho, nyamuneka muramenye ntihagire umuntu ugavaho. Buri muntu wese ushoboye yiyegereza amabuye, ufite intwaro ye ya gakondo ayiyegereze, nta kundi. Ubuse muramunuka mujyeyo, ubuse muramunuka muri ruriya ruzi. Ubwo mu gihe tukibivuga dutyo, tugigura tubona bohereza sitirimo iragenda yikubita ku gitara cy'ibuye, ibishashi tubona umuriro uraguma, ibishashi birataruka. Bimaze gutaruka, abantu bose bya bindi twavugaga bipfabusa, twagiye twibarangura tugana aho ngaho ku ruzi, hari ku Kanyaru. Turagenda, tugeze aho ku Kanyaru dusangayo interahamwe zari hakurya ubu ni Igitaramo, ariko twari Bugesera, ariko ubwo abandi bari Igitaramo. Bati mwakwambutse mukaza, naho bagira ngo tugende nitugere natwe batwica. Ubwo rero twakomeje kugenda ku Mwegega w'Urufunzo, abantu biyahuramo. Twe turavuga tuti ntabwo twiyahura, turiyahurira hirya hariya mu Kigarurane. Abandi bati se mwakwiyahuye ko ari hahandi, reka da. Tukabona abantu bikubisemo, hari babikubitagamo, uruzi rukabanga, nkabona baragarutse. Njyewe rero nari nzi ko kugwa mu ruzi umuntu ahita apfa ari nk'uko wateramo ibuye. Ubwo mbonye abantu uruzi rubanga, mbona bagaruka, amaso yatukuye, bageze ku musenyi, ndavuga ngo ntabwo ntiyahuye. Ubu rero Mana, ndavuga Mana, ubu ni wowe ungenza umushaka, sindi bwiyahure, niba nantema banteme unyakire, ariko ntabwo ndi bwiyahure. Ubwo twari kumwe n'uyu mugabo wanjye, hari umwana wa mukuru we yari afite gatoya kari kagufiya. Tugera ahantu hari umwuzure cyane, tugenda gutya ku Mwegega w'Akanyaru, nuko
haba harehare aramubwira ati itendekeye umukandara wanjye ati hato utaza kumira aya mazi nawe nkakubura kandi nari ngufite. Nuko dukebutse inyuma tubona nk'umusaza bamubonye baravuga bati dore umusaza rero uzatwikorera inkangara akayigeza ubwami. Batari hehe bati nguriye. Hakaba hari interahamwe yari yagiye hakurya y'urufunzo ariko mu rugo twari turimo yatinye kugira ngo twice kuko twebwe twari twamaze kugera ku ruzi nanone turi benshi abandi basigaye ngiye. Noneho baramubwira bati iyo nterahamwe yitwaga Ruhumuriza bati Ruhumuriza we bati ngwino bati tubonye imboga bati tubonye umusaza uzikorera inkangara akayigeza ibwami. Ubwo natwe twarihuse kugira ngo dutange wa mugabo babugiye kuri uwo musaza dutange wa mugabo tudahura nawe. Twarihuse turamutanga ahita ahura noneho n'awa musaza bashaka. Ubwo baramufashe baramutema dukebutse inyuma dusanga barimo baramujugunya mu ruzi. Ubwo twarakomeje turagenda tugeze hirya baburije twakomeje ku Kanyaru baburije umaze kwira interahamwe ziratureba ziratubwira ngo mwakwiyahuye ngo ejo tuzaza tubicisha umwaka. Nuko ubwo rero noneho turagiye duca inzira mu rufunzo. Duciye inzira turagenda tugera ahantu hari umuntu wari warahinze urutoki hafi y'urufunzo. Ubwo hari nko mu masaa moya z'ijoro. Interahamwe zimaze kuvuga ngo zigiye kurya zinywe ngo mu gitondo ziratwicisha umwaka. Noneho tugeze kuri rwa rutoki tugize ngo turagera mu rutoki dusanga imirambo y'abantu gusa tugenda tubasimbuka nk'usimbuka imitungo. Turagenda tugaruka aho hantu hakurya hano ku Butera ariko iryo joro twaraharaye rero buracya turavuga tuti rero n'ubundi ni hahandi ntabwo twabona ko tugera Ibicumbi. Ni ukuvuga ngo ni ukwambukira Imwogo kandi nta bwato dufite, ni ukwambukira ku Gihari. Ariko icyo navugaga nuko muri segiteri Ntarama Imana twari dufite ntabwo batwicaga nijoro kuko nabo baratinyaga batwicaga bukeye kubera hari abatutsi benshi ntabwo byatinyukaga kuza kubahiga cyane cyane hatari abasirikare kuko abasirikare bumvise ko aribo batumye kandi no mu gihugu cyose nibo batumye jenoside abasirikare ndetse na leta yari irimo batumye jenoside ishoboka. Naho abaturage ku baturage ntabwo byari gukunda. Yego. Nuko noneho rero muraramugenza ijoro ryose. Iryo joro twararigenze ariko twongera gusubira hariya ku Butera turavuga tuti n'ubundi twari kwambuka Imwogo ngo tugere Ibicumbi nta bwato dufite tuti n'ubundi kwambukira ku Gihari kandi tuzi ko byari kutugendekera. Ubwo twagiye inama yo kujya twa mu rufunzo mujya mwumva bita kuri CND naho hakurikira abantu benshi. Ese kubera iki bahita kuri CND urufunzo mpamvu bahita kuri CND twagiyemo nyine turi benshi kandi baravuga bati n'abatutsi bazi. Ubwo turagiye tumaze kugera muri CND twirirwagamo twinjiragamo saa 12 za mu gitondo. Noneho bwakuye tukavamo ariko kubera ubugome bwabo rero bafashe amasaka bayavanga gutya n'ivu. Ni ukuvuga ngo bya birere mwe mwashashe nijoro mwaryamyeho barabitwitse ivu kugira ngo mutaza kubona ahantu twongera kurara. Noneho iryo ju barivanga n'amasaka y'igikoma kugira ngo mutabona n'ikintu murya. Kandi hari n'inkono z'amabumba barazifashe barazimenagura amasafuriya twari dufite bayajombamo amacumu. Twongeye kugaruka rero nk'uko twirirwaga nyine muri urwo rufunzo mukaza nijoro kurara mu rutoki. Turaje dusanga bya bikoresho byose twari dufite byose rikada dusanga byose tubura uko tubigenza. Cyakora hari urugo rw'ahantu bari barasambuye hirya hafi gatoya turagenda tubona iyindi nkono tubwira abantu kujya kutuzanira icyo guteka utwo duteja n'utwumbati dushyiraho. Tumaze kubishyiraho imvura iragwa ariko kubera hari inkwi twakoresheje uko dushoboye dutwikiraho intara twari dufite. Twari turi abantu b'ingeri eshatu twari twaragize ubuntu tubona intara tubona ibase tubona n'inkoko. Noneho ibiryo byamaraga gushya abana tukabashyira ku nkoko kuko bari abana benshi. Abagabo
n'abagore bakiri batoya tukabashyirira ku ntara yari ihari nini, noneho abasaza n'abakecuru twari kumwe tukabashyirira mu ibase, mbese wacuriraga hamwe ku ntara cyangwa ku nkoko no mu ibase, udusigaye nyine ukadusigira abo bana kugira ngo mu gitondo baze kubona icyo barya twinjiye muri urwo rufunzo. ubwo rero nyine bwarakeye twongeye gusubira mu rufunzo, tugezeyo dore ko umuntu yageragayo akitura inda, nta gasabune, imyenda yaraducwikiyeho, n'ako kana nari mfite akana gatoya kari gafite nk'amezi nk'atatu, ubwo kaburaga amashereka kakabura umuntu ugakorera isuku ku maguru, karagenda karwara ibintu by'ibiheri. noneho hari umugabo nibuka waje arambwira ati kuko kano wakajugunya ko uzabyara abandi, ndavuga nti nigapfa kazapfa ariko ntabwo nakajugunya. ubwo twinjiye byagezaga ku gasusuruko tukitora inda, noneho twongeye kuzamuka rero nimugoroba twumva abantu baratubwira bati haya ntuhasubire, hari urundi rugo rwari rwasigaye bari baratinye gusambura, kuko interahamwe zabaga zizi yuko rwari rwegeranye n'urufunzo, kandi urufunzo rukaba rwarimo rwihishemo abatutsi. noneho turayemo muri urwo rugo, turayemo twumva imbunda zirimo ziravuga, bakavuga bati ariko izo mbunda ko zitavuga nk'izi nterahamwe, ubundi izo mbunda ko twumva zivugira ku gisumbi cya Mayumbu, ubwo si iz'inkotanyi. abandi bati uwo muntu ubivuze n'inde ngo tumwice inkotanyi se kuko zaza kuko zikatugeraho. nuko noneho ubwo bwarakeye rero mu gitondo tujya ku rufunzo, hari kuri 30 z'ukwezi kwa kane. tugeze mu rufunzo bica abantu, hari abantu bari baragiye n'igitarama, abantu b'Imana bisha abantu barica. uwo munsi hari umuntu waje, niba yari afite agasarina k'interahamwe kugira ngo aduhugahuze, atubwira ibintu by'inkotanyi ko yagiye kuzisura Ikinihira, tuguma aho dutinda kujya mu rufunzo nk'uko twajyaga turuta. maze icyo gihe igitero kiraza cyabasanzemo kiri handi mu rutoki, mutarajya mu rufunzo. oya twari turi mu rufunzo ariko hafi hatari hirya aho twajyaga twihisha. maze interahamwe ziratwirukankana, turirukanka noneho kakana kararira, abantu batwira imishwaro, umwe akanyura undi akanyura undi akanyura, komeza ndagenda. noneho numva interahamwe ziransatiriye, ziravuga ziti murebe aho uwo mwana aririra, ahari kumwe na nyina, batari heza. ubwo bati kumugeraho biratinda, bafashe sitirimu bayitunga ku mbunda, baragenda bumva ko uwo mwana aririra, barapima neza kugira ngo bandase n'uwo mwana. iby'Imana ikora iragenda igwa imbere yanjye, iguye imbere yanjye hahita hamera nk'ahacitse inyanja. noneho igiti cyari gihari gihita gicikamo kabiri, amashami ankushumura mu maso ndetse no ku mwana, ariko nanjye ndongera nciye indi nzira, ndagenda jugujugujugu, ndagenda ndakomeza ndagenda, ngera ahantu niba hari abantu bari bihishe, ariko bageze aho barahava, ngeze ndavuga ngo reka amagume mu munsi wanjye wageze, numva intege ziracitse, ndicara ndarambya, ndavuga nti nta kurenga ahangaha ngo Imana yangeneye. noneho mu gihe nicaye ndambije, numva baravuze ngo yemwe wa muntu twamubuze ngo ntituzi n'ahandi ngo dutahe ngo tuzaba tumwicaje. abandi batereka twisha abantu benshi, niba ari nawe usigayemo ari wenyine nta kintu azemera. ubwo basubira inyuma baragenda. bamaze kugenda haza abantu barambwira bati urasigaye, bati abantu babamaze, niba ari wowe usigaye n'akazi kawe usigaye wenyine, ntise namwe ko mwasigaye ntubwo nyine natwe n'ejo cyangwa ejo bundi. ubwo abari basohotse mu rufunzo mbere yacu bumaze kwira, bageze ku rufunzo basanga abantu bashize bose. cyakora uwo mugabo wari wasohotse mbere aravuga ati nta handi nubwo abantu bapfuye n'ubundi nanjye ndi buryo wafata udukwi nkatema, afata udukwi yatema, abantu bakagira ngo uko twari tumukurikiye tugiye gusohoka, tugira ngo ni interahamwe zibona abantu basohoka zikabatema. dusubira inyuma tubwira akana kari kasigaye tutubakuriye igiti ukareba, akana kuriye kavuga katoya ati nta nterahamwe zihari zagiyemo, ntujye tugenda. ubwo twaragiye rero twongeye gusubira aho hantu twabaga, kuko twamaze gucika intege, byarangiye hafi abantu benshi cyane kuri 30 z'ukwa kane batagira umubare. noneho
muri uko gupfa kuri 30 ba bantu nababwiye bari bafashe imbunda uko ari babiri, hari havuyemo umuntu umwe ubwo kuri icyo gitero cyo kuri 30 ararasa baravuga ngo hano harimo inyenzi, ngo mwumvishije ukuntu barashe, hano harimo inyenzi. Noneho muri uko gutaha baravuze bati ariko menya za nyenzi twazisha, abandi batarasha ko tutagize imbunda tubona. Ubwo rero ku wundi munsi wakurikiyeho haje imodoka, noneho iravuga ngo ariko shaka uko mwavuze ngo hariya habamo inyenzi, ngo none ngo tukaba turasa, barasa mu rufundo nyine bumva ngo tukumva ntibarashe, ngo hasigayemo ubwana nabonye bukurona, hari utwana twari twasigaye gusoze na twa nyina, mbese binjira mu rufunzo babonye iyo modoka yari ifitemo imbunda. Noneho baravuga ngo nta basigaye, ngo buriya bwo mu bwihorere, ngo za nyenzi mwavugaga ngo murabeshya ngo ntazirimo, ngo bose barabishe barabamaze. Ubwo hashize iminsi noneho haza ibitero bigasahura, byamara gusahura bigasambura n'amabati, noneho ntibigere mu rufunzo. Hashize icyumweru n'igice, kuko ku itariki 17 z'ukwa gatanu twaramutse twacitse intege. Noneho turavuga ngo uyu munsi ntabwo twinjira mu rufunzo, wenda batwice. Umunsi bigejeje nka saa 3 tubona inkotanyi zohereje, inkotanyi zari zageze hano ahantu hitwa Ikayenzi, hariya bita kariyeri, hariya ku mashuri yabo. Noneho haza inkotanyi mu gitondo nka saa 4, twananiwe gusubira mu rufunzo. Aratubwira ati nimuhumure, turatinya. Abantu b'abagabo bafite imbaraga baragenda, agendamo n'umugabo wanjye, aratubwira ati ndagiye, nimpfa muramenya ko napfuye, ntapfa nkabona ari inkotanyi ndagaruka amabwire. Aragenda, agezeyo rero asanga n'inkotanyi ntiyagaruka, ntiyagaruka kutubwira. Noneho tumubuze, turavuga tuti ubwo yapfuye. Bigejeje nko mu masaha 10 z'umugoroba, mbwira abantu twari kumwe nti mbese murabizi bati babagabo bose bapfuye, kandi natwe ntacyo tuzimara, kitugende natwe ntacyo tuzamara, natwe nibashaka batwice. hari hasigaye mukuru wanjye umwe, ko abantu bose barabishe baramara mukuru wanjye umwe. Arambwira ati mwana nawe urashaka gupfa? Ntabwo nshaka gupfa, ariko n'ubundi no gusigara nta n'ikintu bimariye njyenyine, mfasha abana mbasize imbere, tugende. Turagiye koko, ni mwese muze tugende. Hari n'abana ba mukuru wanjye 2 b'abakobwa, n'abandi bose b'abana twabanaga aho ngaho. Noneho baramurikira, turagenda, tugiye kugera hafi y'aho inkotanyi zari ziri. Duhura n'umugabo wanjye aje arambwira ati ubu mwari mugikora iki? Ese kuba tubwiye ngo uragabo kutubwira ati iyo mbihorera bakabica, abandi bagezeyo kare, mwebwe muracyakora iki ku rufunzo? Ati ntabwo muri ko intera hamwe zirimo kwambuka zigiye Gitarama, izindi zari kubasanga aho ngaho zikabica, none namwe muracyaranga. Nuko turagenda rero muri uwo mugoroba wose, tugeze kariyeri tuhasanga umusirikare w'inkotanyi, yari umuntu unanutse waziritse igitenge mu nda, ariko abandi bamunyuraho, njyewe sinamunyuze. Naragenda amubwira nti uraho? Ati ndaho. Ntabwo tugipfuye. Twaragiye, tugeze aho kariyeri dusanga abantu bahageze kare, baraduseka bati ndavuga nti intera hamwe, kubona mbona intera hamwe yirukanka ikikorera ibintu, ntari kuba ibintu rwose ntabwo byoroshye. Ubwo bwamaze kugera ku mugoroba, baratubwira tugende, mugende Nyamata. Twagiye Nyamata, tugeze Nyamata baratwakira, badushyira aho ngaho. Ni ukuri ndashimira ingabo zaho zari za FPR, kuko zari zirangajwe imbere n'umusirikare witwa Bingira. Ibijya niwe buhuje n'uyoboye abasirikare b'inkotanyi babuhuje inama. Nuko none ubu turaho, turashimira inkotanyi, twariyubatse, turashima n'Imana yazikoreyemo, kuko kuva kera buriya batekerezaga kuza, ariko wenda Imana kuko itari yarabishatse ntabwo byari byarabaye. Ariko Imana tuba twarazimye. Ni ukuri ndashima ko nubwo inkotanyi
interahamwe zatwishe inkotanyi ziratubohoza, ubu twariyubatse, nkongera nkashimira na leta y'ubumwe, abana bacu yagiye ibafata ikabagirira neza bakiga. Ni ukuri muzabanshimire, mbahaye ubwo butumwa kuko barakoze rwose, murakoze. ubwo n'uwo musaraba nahuye nawo muri 1994. mama namwe murakoze cyane kandi turagushimira kuri uno mwanya wawe uduhaye, nubwo mu by'ukuri murumva igihe ubuzima yabayemo mu gihe kirenze hafi amezi 2, ntabwo ari ibintu byo kuvuga mu minota 30, ni ukuvunagura, ariko ndagushimira ku mwanya wawe kandi ko utaheranwe n'amateka ndetse n'agahinda, kandi mukomeze muteze imbere kandi dukomeze twiyubaka. Murakoze cyane.